Ujya ugira ibibazo byo kubura apeti? Kugira ibibazo byo kubyimbirwa mu nda igihe wariye? Ufite diyabete? Dore iki kimera ugitera iwawe ni ingenzi kuri wowe. Iyi yitwa Jilbeba cyangwa se intagarasoryo mu rurimi rwacu. Ubushakashatsi bwemeje bidashidikanywaho ko intagarasoryo zongera apeti, kuko zongera imisemburo ituma usonza. Icyo kikaba ari igisubizo cyiza kuri ba bantu bashaka kubyibuha. Intagarasoryo kandi zifasha mu igogora, kubera buriya burure bubamo byongera ikorwa ry'indurwe, bikagabanya gaze ndetse no kubyimba mu nda. Intagarasoryo kandi zifasha mu gukura imyanda mu mwijima. Birashoboka ko wowe uri kumva kino kiganiro waba wifuje gukoresha intagarasoryo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora kuzikoresha uteka ibibabi byazo nk'icyayi hanyuma ukanywa. Ushobora kandi gukoresha utubuto twazo, ariko witonde ujye ubikoresha mu rugero rwiza kugira ngo zitaguteza ibindi bibazo. Niba uri umugore utwite, wonsa cyangwa ufite ibibazo by'impyiko cyangwa ufite umuvuduko wo hasi cyane, ntugomba kubikoresha utagishije inama umuganga ugukurikirana, kugira ngo abashe kukubwira ingano y'ibyo ukeneye gukoresha itari buteze ikindi kibazo mu mubiri wawe. Murakoze, ndabakunda.